Yesu ashimwe bakunzi bandi Umutsinzi TV, bakunzi banjye, mahoro y'Imana bane namwe. Nitwa Robert Victor, amazina yanjye niko ameze. Hanyuma ndagira ngo iki kintu tukiganire. Mu by'ukuri abantu benshi ntabwo bazi ko guhinduka cyangwa se kuba umuntu yakwemerwa n'Imana mu gihe ari ku isi agahindurwa umukiranutsi Imana yishimira ibihe byose, akoresheje imirimo ye bwite cyangwa se yitaye ku byo akora cyangwa se ashyize imbere ibyo yabasha gukorera Imana. Ntabwo abantu bazi ko bishoboka. Reka nkubwire ikintu kimwe, iyo usomye mu byanditswe mu itangiriro igice cya mbere, igice cya mbere, mu itangiriro igice cya 6 umurongo wa 5 haravuga ngo Imana ibona ko kwibwira kw'imitima y'abantu itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Reka dukomantinge kuri icyo cyanditswe. Uraza gusoma Bibiliya ko kwibwira kw'imitima y'abantu itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Niba Imana yaravuze ngo kwibwira kw'imitima y'abantu itekereza ari kubi gusa iteka ryose, wavuga uti se ubwo ngubwo ningira ibyiza nkora ntabwo Imana izavuga yuko nahindutse mwiza, nahindutse muzima? Biragoye cyane. Niba umuremyi wacu ari we Imana ishobora byose, Imana isumba byose, Imana izi byose, ireba hazaza, ikamenya ibiriho, irebera iherezo mu itangiriro, mu by'ukuri niba ari uko bimeze, yarabibonye ko abantu bazaza bakagerageza gukora ibyiza kugira ngo bahindurwe abakiranutsi, ariko ibona yuko bitazashoboka, ibona yuko bazahora ari babi gusa iteka ryose. Rero ibyanditswe niba bivuze ngo uri mu biteka ryose, urinde wavuga ngo ntabwo naba mu biteka ryose. Ukwiye nawe kwemera yuko uri mubi gusa iteka ryose. Hanyuma iyo ubyemeye rero ntabwo wongera kugerageza guhinduka mwiza. Nkunda icyanditswe kimwe kiri muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze cyangwa nta byaha twakoze, tuba twishutse, ikindi ukuri kuba kutari muri twe. Hanyuma kandi akongera akavuga ngo nituvuga yuko nta cyaha dufite tuba tuyise umunyabinyoma. Bivuge yuko rero Imana niba ivuga ngo turi babi by'iteka ryose, hanyuma twebwe tugakomeza kuvuga ngo ntabwo turi babi by'iteka ryose, ngo turi beza iyo twakoze imirimo myiza. Kandi Imana yari ibizi ko iyo mirimo myiza uzayikora, yari ibizi yuko uzagerageza gukora ibyiza, ariko ntibishoboke kuko niyo yakwiremeye, irakuzi neza 100%. Niba Imana rero ikuzi kuri mubi kugeza iteka ryose, kubera icyo ukomeza kugerageza kuyihinyuza ku byo yavuze, ukayibwira ngo njye ntabwo nzaba mubi, reka ndwane no kukwereka yuko njyewe ntari mubi iteka ryose, ahubwo nshobora guhinduka mwiza. Haleluya. Ibyanditswe iyo bivuze ikintu ntabwo biba rwose bizivuguruza, kandi ibyo bivuze biba ari ukuri 100%. Rero reka nkubwire ikintu kimwe, niba koko ushaka kugendana n'Imana mu rugendo rugwaye, emera icyo Imana ivuga, were kuyita umunyabinyoma. Abantu benshi ntabwo bazi ko Imana baba bari kuyita umunyabinyoma iyo barimo bararwana no guhindura uko baremwe, cyangwa se iyo barimo baragerageza kwitwararika ngo kugira ngo bayinezeze, cyangwa se ngo bahinduke beza imbere yayo, bakora imirimo myiza n'ibindi babyitwaza ko ari byo byatuma banezeza Imana. Icyo gihe uba uri kuyita ko irabeshya itese, nyine uri guhindura umunyabinyoma. Kubera ikizi yarabivuze yuko uri mu biteka byose utazigera uba mwiza. Hanyuma niba yaravuze ko uri mu biteka byose utazigera uba mwiza, ikiriho nuko nyine
wowe iyo urimo uragerageza guhinduka mwiza biciye mu guhindura ingeso zawe, uba uri kuyita ko ibeshya ni umunyabinyoma. nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse ukuri kuba kutari muri twe. Noneho icyo cyanditswe niba ukizi kiri muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 8, ihita ugifata ugihuze n'Abaroma ibice 3 umurongo wa 23 na 4. Aravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Yes, Imana yarabanje yabivuga muri Yohana nyine, ndetse no mu Itangiriro 6:5 iravuga ko kwibwira ko imitima y'abantu ari kubiteka ryose. Hanyuma rero iyo ivuze ityo, nyuma hakongera kuza ikindi cyanditswe kiravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, bivuge ko ntabwo wemerewe kugira ikintu ukora kugira ngo uyemeze, kuko ntabwo byashoboka. Haleluya. Ntabwo wemerewe kugira ikintu ukora kugira ngo uyemeze, kuko ntabwo byashoboka. Ibyanditswe rero ni ukuri. Hanyuma rero reka nkubwire, ushobora kunyumva gutyo ukavuga ngo ngo ubwo rero ugiye kugumura abantu ngo bakore ibyaha uko bishakiye. Oya, nukora ibyiza ntukavuge ko ari byo bishobora kuguhesha kuba mwiza cyangwa se kuba intungane imbere y'Imana, ahubwo uvuge ngo ibi byiza ni ibyo kugirira inyungu abo turi kumwe. Ibi byiza ndi gukora ni ibyo gufasha abo turi kumwe, ntabwo ari ibituma Imana inyemera. Yes, icyo nicyo bita kwemeranya n'ijambo, nacyo bita kutita Imana umunyabinyoma. Hari inzira rero wacamo kugira ngo abantu bakwita inyangamugayo, bakwita umukiranutsi. Niyo ngiyo yo kwirinda ibyaha n'ibisa nabyo, niyo ngiyo yo kubafasha, niyo ngiyo yo gukora ibyo bagusaba gukora. Ibyo byose ni byiza ku bantu, ariko ntibigira icyo byungura, ntibigira icyo bihindura ku muntu waremwe yanduye. Dawidi yaravuze ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Haleluya. Naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. None niba muri mu byaha harimo mama yambyariye, ubwo niki nakora kugira ngo mpindure uko navutse? Bivuge ngo ubwo rero birumva ntacyo wakora. Ubundi niba waravutse uri umunyabyaha, kuba umunyabyaha ukabihabwa n'akavukire yawe wavukiyemo, ni uramutse uje ukagira icyo ushaka gukora ngo uhinduke ntacyo. Kuko kuvuka ntabwo ari amahitamo yawe, ni amahitamo y'uwakubyaye, kandi aho wavukiye uko hari niko nawe uza umeze neza. So rero ndi kwanzura, reka nkubwire inama, reka nkubwire ikintu cyiza wakora kugira ngo ubashe kumvikana n'Imana, ubashe kugendana n'Imana mu mahoro. Nuko wayumvira. Abantu benshi batwawe no kumva yuko nibakora ibyiza Imana izabemera, bakumva yuko bahindura. Reka mbabwire iki kintu, maze guhishurirwa ikintu kimwe, yuko ugukiranuka abantu bakeneye kudaheshwa n'ikintu icyo ari cyo cyose umuntu yakora kugira ngo abone uko gukiranuka. Ugukiranuka ni kamere. Kamere ni iki? Ni kavukire cyangwa se ibyo wavukanye. Hari ibintu umuntu aba yaravukanye atakwikuraho ngo bishoboke, cyangwa atakongeraho cyangwa ngo abigabanyeho. Rero kamere yo gukiranuka ni kamere umuntu avukana, na kamere yo gukiranirwa niyo umuntu avukana. Kamere yo gukiranirwa uyihabwa n'umubyeyi wakomotseho mu maraso. Kamere yo gukiranuka ukayihabwa n'umubyeyi wakomotseho mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka rero ndi kuvuga umubyeyi wacu ninde? Ni Imana. Yatubyaye gute? Ikoresheje Yesu. Hanyuma niba warabyawe n'Imana biciye muri Yesu, kubyanditswe muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12, haravuga ngo ariko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Okay, niba warahawe ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana nyine, bivuge ngo Imana igira kamere yitwa gukiranuka. Hanyuma rero
iyo kamere uzayivukana nyine nayo uzaba uyifite y'Imana. Hanyuma rero ni nanone ariko abavukiye ku bantu nabo bavukiye ku bushake bw'umubiri cyangwa ku bushake bw'umugore n'umugabo, abo bafite kamere yo gukiranirwa. Iyo kamere yo gukiranirwa rero niba uyivukana ntabwo ushobora kuyikuraho ngo bishoboke. Ntabwo izavanwaho n'ibikorwa bimwe na bimwe wareka, ni bimwe na bimwe wakwirinda gukora, no, izagumaho kugeza iteka ryose. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo kwibwira ko imitima y'abantu itekereza ni kubi iteka ryose. Kubera iki? Bakomoka ku bantu, bakomoka ku mubiri, bakomoka kuri Adamu wacumuye, abo bantu nabo bakitwa abanyabyaha. Hanyuma rero no gukiranuka, abakomoka kuri Kristo watsinze icyaha, abo nabo batsinze ibyaha burundu, hanyuma bakitwa abakiranutsi by'iteka. Ubwo kamere y'Imana ibiri muri bo niyo ibabyaye. Ni uko nguko bavuka bwa kabiri. Hanyuma rero banza wemere ishusho yawe ya mbere, ndetse unemere ko nta kintu wakora kugira ngo uyihindure. Nurangiza wakire kavukire ya kabiri, ariyo kwemera ibyo Yesu yakoze. Abantu baravuga ngo nyine ngo ubwo niba wemeye bya Yesu ngo ubwo ukwiye gukora imirimo myiza. Oya, none se byanditswe muri Yeremiya 13:23 haravuga ngo nk'uko ingwe itahindura, nk'uko ngo umunyetiyopiya atahindura ibara ry'uruhu rwe, cyangwa nk'uko ingwe itahindura ubugondo bwayo, ngo niko namwe mudashobora guhinduka kuko mwamenyereye ibibi. Iyo bavuze ngo kuko mwamenyereye ibibi, ntabwo ari ukubimenyera kubikora, ahubwo nyine ni umuco gukora, ni umurage, kuko mwarazwe gukora ibibi. Yes, ntimwakora ibyiza kuko mwarazwe gukora ibibi. Ese umurage twawukuyeho gukora ibibi? Twawukuye kuri Adamu. Hanyuma rero niba Imana ivuga ko tutabasha guhinduka ngo dukore ibyiza, tutabasha guhinduka ngo Imana ibone ko twabaye beza, ubwo bivuge ngo ntacyo gukora, ahubwo icyo twakora ni ukumanika amaboko, tukavuga ngo Mana, ni wowe wenyine wagira icyo ukora ku buzima bwanjye, ni wowe wenyine wagira icyo uhindura kuri njyewe, naho njyewe nta kintu na kimwe nshobora gukora. Hanyuma icyo gihe rero ibyanditswe bivuga ikintu gikomeye cyane. Nanone muri Yohana wa mbere igice cya 9 hakavuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu, ni ikiranukira kutwezaho, ngo ikiranukira kutubabarira no kutwezaho gukiranirwa kwacu kose nitwatura ibyaha. Aha rero niho abanyedini benshi cyangwa se abantu benshi bafite umuco wo gusaba imbabazi bavuga ngo mwabibonye ko bavuga ko nitwatura ibyaha byacu. Ni ibihe byaha uzatura? Reka mbanze nkubwire uburyo uzatura. Kwatura bavuga ni ukwatura uko Imana yakwatuyeho. Niwiyaturaho uko Imana yakwatuyeho, kuko mbere habanje kutubwira ngo nituramuka tuvuze yuko nta cyaha dufite tuba twishutse, nituvuga ko ntacyo twakoze tuba tuyise umunyabinyoma. Hanyuma ubwo uko niko Imana yatwatuyeho, ntacyo twahinduraho. Hanyuma rero niba noneho dushaka ko duhinduka abanyakuri imbere y'Imana, nitwiyatureho uko Imana yatwatuyeho. Nitwiyaturaho uko Imana yatwatuyeho, icyo gihe Imana izabivuze ngo aha, noneho bemeye ko ari babi nk'uko nabivuze, bemeye ko ari abantu babi nk'uko nabivuze. Icyo gihe rero uba noneho Imana ivuze ngo yatuye ibyaha bye. Nitwatura ibyaha byacu, niyo kwizerwa nyine, ikiranukira kutwezaho, ikiranukira kutubabarira no kutwezaho gukiranirwa kwacu kose. Okay, niba twatuyeho rero, niba yaravuze ko dufite gukiranirwa iteka ryose, tukemera yuko natwe dufite uko gukiranirwa by'iteka ryose, akaba ariko natwe twiyaturaho, icyo gihe noneho ngo izahita itweza, izahita ngo itubabarira, itwezeho gukiranirwa kwacu kose. Ubwo kwacu kose ntabwo ari kwa kundi rero twakoze, twibye, twishe, twasambanye, twaretse, nako twakoze ibyaha byinshi, ahubwo uko gukiranirwa kwacu kose itubabarira iyo tumaze kwatura ko turi babi ku bwa kavukire twabivukanye, tutazarira no gukomeza kubikora, tutagira icyo dukora ngo binahinduke. Icyo gihe nibwo ivuga ngo ndabababariye, kandi niba maze kubababarira ibyaha byanyu ndanabejeje
gukiranirwa kwanyu kose. Hanyuma ariko ntabwo ibivuga mu magambo gusa, ihita ivuga ngo rero natanze Yesu ngo amene amaraso ye kubw'ibyaha byawe, habeho kubabarirwa kandi wezwe were by'iteka ryose. So rero icyo gihe nyine uzaba noneho ubabariwe ibyaha byawe burundu, unejejwe. Iyo bavuze kwezwa ni ukuvuga ngo ubuhanaguweho n'ubusembwa bwose. Ntabwo buzongera kwitwa umunyabyaha ukundi, ntabwo buzongera guhigwa nk'abanyabyaha ukundi. Uzaba uri uwera, uzaba ukiranuka, kubera ko ni Imana noneho ibyikoreye. Iteka ryose bizaba birangiye. Ntabwo uzongera guhangayikishwa n'icyaha, ntabwo uzongera kurwana no kwirinda ibyaha ngo ubone uko ubona ijuru, ubone uko ubona gukiranuka, ubone uko ubona ubugingo buhoraho. Ibyo byose ubihawe, ibyo byose umaze kubihabwa ubu byujuje. So rero niyo mpamvu mwirinde kubwirwa ibintu bidasobanutse ngo ariko ngo nuzajya watura ibyaha ngo Imana izajya ikubabarira. Oya, ntabwo ari biriya byaha bavuga kwica, kwiba, gusambana, ahubwo ivuga gukiranirwa wavukanye. Ntabwo mwabasha gukora ibyiza kandi mufite umurage, mufite karande y'icyaha. Icyo cyaha rero twavukanye nicyo cyonyine Imana yashakaga ko tukibabarirwa tukagikurwaho by'iteka. Niba icyaha twaragikuweho by'iteka biciye mu maraso y'umwana w'Imana, ntabwo twagerageza kongera kukikuraho biciye mu byo dukora twebwe. Byanditswe bivuga ikintu kinini cyane, biravuga ngo mu Befeso 2:8 baravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. So niba wumva nyine ijambo ry'Imana riravuga ngo gukizwa kwanyu ntabwo byavuye kuri mwebwe ahubwo ni impano. So bivuge ngo rero uhabwa iyo mpano iyo umaze kwakira neza, cyangwa iyo umaze kwatura ko uri mu by'iteka utazigera unahinduka. Iyo mpano nibwo Imana iterura ikayiguhereza. Ariko iyo mpano ntabwo wayakira ugifite byinshi uri kurwana nabyo ngo uyemeze. Bisaba kuba warabanje kumanika amaboko, ukemera icyaha, ukemera ko Imana uko yavuze kuri mu by'iteka ari uko nguko ntacyo wahinduraho. Hanyuma iyo mpano Imana iyiguha ari uko wamaze kumenagurika umutima, wakiriye ibyo yavuze ko ari byo kuri konyine 100%. So agakiza nuko kameze. Nawe uyu munsi ndagateruye ndakaguhaye. Hindura imyumvire, rekeraho gusaba Imana imbabazi, wibwira ngo mbabarira sinzongera, kandi mu by'ukuri uzabyongera. Ntabwo kubwira Imana ngo mbabarira sinzongera gukora ibyaha ari byo, kubera yuko irakuzi. Erega nawe ubizi kuri murishuka, nese ntubizi kuri bwongera ukabikora. Urabizi ko nubwo mu mutima hari umuntu wanga, urabizi ko hari n'umuntu uvuga ukumva wacira, urabizi ko hari n'umuntu ureba ukamwangira ubusa, ariko avuga ngo mbabarira Mana, ndeba nabi, ntekereza nabi, nkacumura ukumva kwira kubabarira, ukanavuga rega nta soni ngo sinzongera. Uriyizi byo ni uguhoma, ariko si byo. So rero akira ko uri umunyabyaha ku bwa kavukire yawe, nurangiza wakire yuko Imana yaguhaye kuba umukiranutsi ku bwa Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Urakoze cyane, ntibibagirwe gukora subscribe aho hasi ndetse na like. Niba byiza ushobora gukora na comment, bishobora kunezeza cyane. Umugisha w'Imana ukubeho, umwaka mushya muhire, uzagira umwaka ukomeye w'ibyiza bikomeye, cyangwa wo kugera ku migambi n'ibyo Imana ishaka kugeraho. Umugambi wa Satani ku buzima bwawe ndawutesha agaciro, ndahagarika gukora ku mwanzi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bye bye.